mu by'ukuri barakoze cyane. Yibaye twaragiye tubona indirimbo kuva mbere byari kutubera byiza ngira ni kurushaho, ariko reka n'ubu tubishimira Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Imana ni nziza Ibihe byose. kandi ibihe byose. Imana ni nziza yo kamere yayo. Imana ni nziza. Muje mwihangana twe kugomanwa, nziko twese turi ababwiriza, kandi nta mubwiriza utanezezwa no kubona asuhuza abantu bose bakamwitegereza icyarimwe. Mbese hari uwo bitanezeza? Rero uje umenya ngo niba ubigomwa abandi, hari igihe nawe bazabikugomwa. Ntacyo byaba bitwaye rero rwose twese dusubirije icyarimwe. Baramfasha abari kuri protokole, uri mutaka bawufungure kuri izuba ni ryinshi cyane. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka twihute twigane insanganyamatsiko yacu muri iki gitondo. Ku mugoroba niba mwibuka twiganye insanganyamatsiko itubwira guma hehe? Guma mu bwato. Nababwiye ko ahari bizasa naho twakomeje kwiga ku bintu byerekeye intambara. Niko biri rero nanone, ntubitekerezaho byinshi cyane kuko nababwiye ko turi mu ntambara. Imibereho y'umusirikari w'isi nta kindi kimubamo usibye intambara. N'iyi ntambara bisa naho idahari, niwo mwanya mwiza baba bafite wo kuyitegura. Mbese nibyo niko bimeze no kuri twe. Twebwe intambara yacu twishigira agahenge n'aka na kamwe. Ubwo ibihugu bishobora kumara imyaka n'imyaka mu ntambara, ariko bakagira amezi make nangwa imyaka mike, basa naho bagize agahenge. Ku mukristo we nta gahenge n'akamagira, nta mahoro. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya nanone tugiye kwigana insanganyamatsiko itubwira ngo akaga k'imitwe y'iterabwoba. Akaga k'imitwe y'iterabwoba. Akaga k'imitwe y'iterabwoba. Muri hangana ntabwo ari bya politike ngiyemo, ariko ndagira ngo twese uko turi hano turakuze. Mbese imitwe y'iterabwoba ku isi iteje akaga cyane, iteje akaga gakomeye. Ntabwo mwabimenye nk'abanyarwanda, ntitwabimenye kuko dufite umugisha ibindi bihugu bitagira. Ahari iki cyigisho uwacigisha bo muri Nigeria bacumva kurushaho. Nahe Nigeria nari mwumva imitwe y'iterabwoba, haba no muri Congo abo nabo babyumva. Zari Shababu, za Boko Haram. Ndagira ngo abakunda gukurikirana amakuru nuzumva ngo umunsi umwe ngo Boko Haram yagiye ishimuta abanyeshuri 200. Ngo bose bagenje bate? Babatwaye baburirwa iki? Ngo abantu bari guhinga mu mirima, abagore 200 bose bagenje bate? Ngo isoko, abantu bari mu isoko, ngo umuntu yagiye yiturikiriza igisasu mu isoko, abantu bose bagenje bate? Mu magare, uje muri gare gutega imodoka yumva ko ari gutaha amahoro. Nta muntu uri mu isoko yumva ngo araremura. Nta muntu uje muri kwasiteri adafite imitima yuko ubaturikanye Kigali bari buje kugera i Musanze imodoka yagenje ite? Mbese yemwe imitwe y'iterabwoba iteje akaga cyane, iteje akaga ku rwego nje ntafite uko nabisobanura, kuko nzi yuko ndi imbere y'intiti kandi mukaba musobanura ibintu kundusha nk'uko Imana bigeze yashaka ko bigera. Amen. Akaga k'imitwe y'iki? y'iterabwoba. Akaga k'imitwe y'iterabwoba.
none se imitwe y'iterabwoba ahari bihuriye n'intambara twebwe turwana y'iby'umwuka? Mbese mu ntambara y'umwuka dufite imitwe y'iterabwoba? Yego. Ibyakozwe n'intumwa 20, byakozwe n'intumwa 20, ndasoma aya magambo akurikira. Reka mbere ku murongo ahari wa 20, ariko muramfasha mbere ku murongo wa 20, reka mbere ku wa 17 nihuta. Pawulo asezera abakuru bo muri Efeso, yari amaze imyaka irenga 3 ari imbere to, atumira abakuru b'itorero bo muri Efeso. Bamaze kuza arababwira ati, ubwanyu muzi yuko nabanaga namwe iteka ryose, uhereye umunsi natangiriye kuja muri Aziya, ngorera umwami nicisha bugufi cyane, kandi nderwa ibigerageza n'inama z'abayuda, kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kugenza nde, cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe ku rundi. Nahamirije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. None dore ngiye Yerusalemu mbashwe mu mutima, ibizambongezeyo ntabwo mbizi, keretse yuko umwuka wera ambamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegererejeyo. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri njye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo wanjye, n'umurimo nahawe n'umwami Yesu, wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. 25. None dore nzi yuko mutazongera kugenza mute abo nanyuzeho mwese mbabwiriza ubutumwa bw'Imana. Nicyo gituma mbahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atagenje ate, kuko ntikenze mbabwira iby'Imana yagambiriye byose. 28 mubyiteho. Mwirinde ubwacu, murinde n'umukumbi wose umwami we umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi bawo, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho aho amasega aryana azabinjiramo ntababarire umukumbi. Aya masega ni iki? Aya masega ni iki? Aya masega ni imitwe y'iterabwoba. Akaga k'imitwe y'iterabwoba. Pawulo ahamirije abakuru b'itorero bo muri Efeso, arababwira ati, ubwanjye ngendagiye, icyakora mwirinde ubwacu. Abasirikare barwanya imitwe y'iterabwoba, icya mbere babanza kwikikwiza bakiri, bambara mantibare, bambara buri kimwe cyose, baba bari maso, kuko bazi yuko batirinze badashobora no kurinda abaturage. Pawulo ababwira iki kintu, mbere yuko murinda umukumbi w'Imana mubanze mugenze mute, mwirinde ubwanyu, kuko nzi neza ubwo ngiye amasega aryana azagenza ate, kandi azagira imbabazi, azababarira umukumbi. Azababarira umukumbi. Mbese imitwe y'iterabwoba igira gahunda, ntikangwa na etaje ngo irariduka. Guhombya igihugu nta kibazo, uwo ari we wese nta mbabazi agira, ntareba uruhande. Reka mbabwire ko imitwe y'iterabwoba itareba bene wabo n'abatari bene wabo, bose igenza ite, bose ikuraho. Pawulo arababwiye ngo nzi yuko nimara kuva hano amasega aryana azaza, kandi ntababarire iki, akaga k'imitwe y'iterabwoba. Mu itorero dufite akaga, twugarijwe n'imitwe y'iterabwoba iteye ubwoba. Imitwe y'iterabwoba imwe yarasohotse iragenda, ariko ikibazo umwanzi dufite ukomeye ni uwa ndani muri twebwe. N'uyu munsi wa none, iki gitondo sinabura kubabwira, kuko ndumva nta bwoba binteye, kubabwira ko no mu master guide hari abari hano bari gufashwa, bamaze gufata ingamba z'ibyo bazakora. Inama zose twumvise, hari abavuga ngo si twe tugera tukabona igihe tukabishyira mu bikorwa, ariko hari n'abari kuvuga ngo namwe murakabye, namwe mugenza mute. Kandi ari abashefu, waratanze 10,000, umaze iminsi hano utari kumwe n'umugore, umaze iminsi utari kumwe n'umugabo, abana ntubaheruka, ariko ukaba ugipingira mu mutima ngo nawe ugenza ute. Ubwo se nturi iterabwoba? Ni ikibazo, si ikibazo?
mwumva ingamba za Satani. Inyandiko zibanze paje 210 aka gatabo gatukura. Nabonye ko Satani yategetse abamarayika be gutega imitego yabo cyane cyane abari bategereje kugaruka kwa Kristo kandi bagakurikiza amategeko y'Imana. Satani arabwira imitwe y'iterabwoba ngo nimugende mutege iki? Amamine mutege, mu baturage mukubite, mu ngabo mukubite. Satani ahaye misiyo ingabo ze. Satani yajaga gukaza umurego akongera n'ibitangaza by'ibinyoma bye, bityo bigatuma bashaka kubaherana. Yaravuze ati ariko agatsiko kubahiriza isabato dukunda cyane. Twanga cyane. Agatsiko kubahiriza isabato tugenza dute? Twanga. Ako ko n'umwihariko mwumva ukuntu Satani ari umugome atagira inshuti. Ibi ntimubyumve ngo agatsiko twanga cyane, akavuze ko akanga cyane ariko nta n'abakunda atateka. No mu bapagani Satani yishimira kubatsinda mu bapagani, kuko azi neza yuko baguye mu bapagani nta bugingo buhora bagenje bate. Ariko hari abamuraje ishinga badatuma atawunikira, ni agatsiko kubahiriza iki? Ako gatsiko nimwe mumenye ko muri abanzi ba Satani. Nubwo utabyemera ntabwo ukabyanga, rimwe na rimwe ukaba inshuti ye ugasohoza imigambi ariko si inshuti yawe. Satani yajaga gukaza umurego akongera ibitangaza by'ibinyoma bye, bityo agatuma abasha kubaherana. Yaravuze ati ariko agatsiko kubahiriza isabato twanga cyane kuko bakora ubudatuza baturwanya. N'uyu mwiherero Satani arawuzi, unategurwa yarabizi. Reka mbabwire ko aha hantu tutahatanze abadayimoni tuje twarahabasanze. Ni nayo mpamvu abantu benshi bari kuvuga ngo mbuze Bibiliya. Yagiye urugero uyu mushiki wacu turi kumwe muri gahunda yatiye Bibiliya sana ijanye nde mumbabare mvuga ibi bintu ariko byo ndabivuga ahari we na mikrofone nyikuri mikrofone kugira ngo batatwumva. Abigaze bundi ibyo bintu bari mu ngano ntibagire bati muri abagabo bo kubihana sinzimuye rero. Satani ataku gatsiko, niyo mpamvu mbabwira mbere yuko tugera aha Satani yaragenje ate. Bavandimwe turarwana n'umenyereye intambara uyirwanya imyaka irenga 6,000. Aravuze ati niyo mpamvu mukwiye kuba maso, ari guha gahunda izo ngabo ze nibishoboka muteze umuvurungano n'urujijo. Imitwe y'iterabwoba inezezwa n'umuvurungano w'igihugu, kumva ngo abaturage bamerewe neza, kumva ngo abaturage barashonje, kumva ngo abaturage ntibaryama, kumva abaturage umuriro warabuze, kumva abaturage nta modoka. Ngibyo ibintu binezeza imitwe y'iterabwoba. Satani kimunezeza ni uguhora abona turyana buri munsi. Akaga k'imitwe y'iki? Y'iterabwoba. Musenye urukundo bakundana hagati muri bo, mukintege kandi mukuri imitima abagabura babo, kuko tugenza dute? Tubanga. Gende mukuri imitima. Bitwa iterabwoba inezezwa no kumva abaperezida bahangayitse, abaminisitiri bahangayitse. Satani kimunezeza kurenza ibindi ni ukubona abagabura barakutse imitima. Turiho turi abantu banyinyiriwe, uje gutanga inama uvuga ngo ntiyumvwa, ugenda uri kwikandagira kandi uri gusanga bene so. Hari abakuru b'itorero bahamuye abapasitori. Nibyo nangwa sibyo? Uri kuzuza umugambi wa Satani. Ngiki kintu kinezeza Satani. Nibaje mu badiyakoni bavuge batari confidence, ingamba batanga bazitange bavuga ngo ntizumvikana. Nyamara ndashima Imana dufite abandi ushangira igitekerezo baragitekereje pe. Amen. Imana ibahumugisha. Amen. Mushiri nzitwazo zumvikana zose imbere y'abafite ubutunzi kugira ngo babugundire. Nimubishobora mutegeke ikijanye n'ifaranga cyose, maze bituma abagabura babo bagira kurarikira no guhangayika. Ibi bizaca intego umurava n'ishaka byabo mu Rwanda uko mushoboye ko. Mwumva abo duhanganye nabo barabwirwa ngo barwane uko bashoboye.
ku manywa nijoro, izuba riva, mu mvura, mu Rwanda uko mushoboye, akaga k'imitwe y'iterabwoba kisinzira. Bakora uburinzi kurusha abasirikare b'igihugu. Ibyo babwira ni ukuri. Barahangayitse kurusha abafite ibendera ry'igihugu. Turi mu ntambara rwagati. Yeremiya 6:26. Mwumve imitwe y'iterabwoba, yewe mukobwa w'abantu banje we, kenyera igunira wigaragure mu ivu, wiraburirwe kupfushije umwana w'ikinege. Gira umuborogo ubabare cyane, kuko umurimbuzi azagutera gutunguye. Kuko umurimbuzi azagutera agenge gute? Imitwe y'iterabwoba, ndakubwiza ukuri ntiteguza. Leta zihora ziri maso. Nje nshima cyane leta yacu. Reka mbabwire ni ukuri samarangamutima. Nta nicyo byambwira rwose. Ndumva nta n'icyamba ngoze. Iyi leta ndayikunda ku rwego mutakunda. Tibasinzira. Ejo bundi mwarabyumvise ngo bafashe abantu bagiye guturitsa Kigali, bari maso basinziriye. Kubera iki? Abasirikare b'igihugu bari maso bagasinzira, abasirikare badasinzira bakora umunsi ku wundi. Abasirikare ba Yesu tukaba dusinziriye. Muzaba rero guhera saa 6 z'amanywa izuba riva, baba batangiye muri kaburimbo burinzi, imbunda bazifashe. Ntimubabona se? Bose ndi kuzimura. Nta nubwo ziba ziregeje gutya, ziba ziraha. Urutoki ruri kuri se benshi ndi muyizi. Batangiye uburinzi n'abantu b'Imana, bari maso ku rwego rukomeye. Ariko abasirikari b'Imana kubera iki? Nibo bafite inyungu kurusha izacu. Turaharanira igihugu kitazaba mu gupfusha n'ibintu byose. Iki gihugu cyagakwiye kudutera impamvu zo gukora ubutagenza dute, ubutaruhuka. Intambara ikomeye, paje 368 mu cyigisho cya 32 muzasoma icyigisho kitubwira ngo imitego ya Satani. Mwandike igice cya 32, imitego ya Satani. Umushukanyi ukomeye afite ingabo nyinshi cyane ziteguye gukwirakwiza amafuti y'ubwoko bwose kugira ngo agushe benshi. Umuhakanyi yateguye akurikije irari n'ubushobozi bwa buri muntu wese ashaka kurimbura. Umugambi we ni ukwigiza mu itorero kutavugisha ukuri. Ibintu bituma hatabaho kwihana bigatera abantu gushidikanya no kutizerana, maze bikababera inzitizi abifuzaga kubona umurimo w'Imana uja mbere, ndetse nabo ubwabo bikabasitira. Benshi badafite kwizera Imana by'ukuri, cyangwa batizera ukuri ko mu ijambo ryayo, bemera muri ayo mahame y'ukuri bakayakoresha nk'abakristo, maze bikabashoboza kwinjiza amafuti yabo mu bantu ngaho ari amahame mu byanditswe byera. Ateguye ijijuke nkamwe, ategura amasitagayidi nkatwe, maze Satani abaha umurongo wo kwinjiza amafuti no kutizerana. Hehe ugakorana muri abashefu bwite ari kuvuga ngo uyu uje umubwira bikibundi bireke. Bakuru b'itorero, uyu nubwo tubana si umuntu. Badiyakoni kazi bikabuka, baririmbyi bikabuka, abapasitori bikabuka. Inguni zose Satani yazigezemo. Akaga k'imitwe y'iterabwoba. Bavandimwe, ivugabutumwa paje 280, amatsinda nasha y'abita bizera. Haranditse ngo uko turushaho kwegereza iherezo ry'ibihe, amatsinda yishize hamwe azarushaho kwiyongera. Ayo matsinda azifataniriza gukora umutwe urwanya ukuri. Ayo matsinda uko turushaho kwegera iherezo ry'ibihe, niko amatsinda azakomeza kwiyongera kandi azikusanyiriza hamwe gukora umutwe w'iterabwoba kugira ngo bafurunge itorero ry'Imana. Bavandimwe, akora ibice bisha by'abita bizera bazashyira mu bikorwa inyigisho zabo ziyobya. Icyo gihe ubuhakanyi buziyongera. Intumwa Pawulo yaravuze ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni.
urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa mbere. Abagabo n'abagore bishiriye hamwe kurwanya umwami Imana yo mu ijuru, kandi ikibabaje ni uko itorero rikangutse by'igice ku buryo ryamenye ibyo bintu. Mubavuga ko bizerwa ariko itorero rikangutse by'igice. Ngaka kaga dufite bavandimwe, ni akaga gakomeye. Ndashaka kubabwira ibi bintu bikurikira. Imbere y'uko ngera ku musozo ndashaka kubabwira ibi bintu. None kuri itorero rihanganye n'imitwe y'iterabwoba bimeze bitya, bagaragu b'Imana ihoraho kandi baje b'Imana ihoraho, mu by'ukuri turugarijwe kandi twegereje i Kanani hazaba umwijima ukaze. Ndababwira ukuri, imbere yacu hari urugamba tutigeze tubona. Abantu bakijandajanda muri iyi myaka, imbereho ntuzabugikukuza bizaba byararangiye. Satani yateguye ingabo, nawe ubwe mwenyewe agiye kwikorera ngo azahinduka nka marayika w'iki umucyo. Ibyo byose bigiye kudusoreraho twebwe abo mu gihe giheruka. None ko bimeze bityo, dukora iki? Ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 3, paji ya 20 mu cyigisho kitubwira itorero ni iki. Haranditse ngo nk'itorero dukwiriye kuba maso cyane. Muri ibyo dukwiriye gukora, nk'itorero dukwiriye kuba maso cyane, kandi n'abakozi bakorana n'Imana tugakorera abayobagurika bari hagati muri twe. Twahawe intwaro z'umwuka zikomeye ngo zisenye igihome cy'umwanzi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Umva, dufite misile zimwe zidasanzwe zishobora guhanga muri mitwe y'iterabwoba. Twihangarira itorero ry'Imana, turashyigikiwe. Intwaro zose Imana yaraziduhaye. Nk'itorero dukwiriye kuba maso. Nta mpamvu ntugaterwe ubwoba n'aba bantu bo hanze bafata ibyanditswe byera, bamwe bemera n'umwuka w'ubuhanuzi bagasoma. Ni impamvu kibarara basoma, twebwe turi mu itorero ry'ukuri tugasinzira. Umuntu akaza akagukubita igihamya nawe ugacanganyikirwa. Ufite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bingana bitya. Turashimira Imana twebwe Abanyarwanda, nta kintu tuzireguza. Ni ibihugu bike bifite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi nk'itorero ry'u Rwanda bifite. Mu ndimi zabo bingana iki? Ntabyo. Buri mwaka tuboneraho no gushimira ubuyobozi bwa niyo. Imana ibaha umugisha cyane. Ntabwo ntibasinzira. Umunsi ku wundi bashaka uburyo abasirikari b'Imana babona itwabo twisomera. Ni kuki tubona ibyo dusoma? Ni uko iyi mitwe y'iterabwoba ikaza ikatuvuyanga. Abo bashefu bwite bari mu itorero, abantu bakadusohokana twabuze uko dusobanura iby'urugendo rwacu. Ni akaga, si akaga? Ni akaga. Ufite ngamba ki? Ntidukwiriye gusakuza. Oya, gusakuza mubireke. Turinda nk'inkuba twibasira ingabo z'itorero rya Kristo, kuko Satani ari gukora ibyo ashoboye byose muri uru rwego. Kandi mwebwe bavuga ko muri abasigaye b'umwandu w'Imana, ntibyakabaye byiza bigaragaye ko mufasha Satani, mugira uwo mwamagana, muregana kandi mukirana imanza. Mushaka uko musubizamo abantu intege, aho gusenya, guca intege no kurimbura. Mubireke musubizemo abantu b'Imana intege. Amen. Mubwire abantu ibyururutse umutima, mubabwire iby'umwami wacu, kandi mubabwire ko Imana yacu ikomeye. Iravuga bikaba, yategeka bikagenza gute? Guma mu itorero nshuti yanjye, guma mu bwato. Bavandimwe, paji ya 21 y'icyo gitabo nababwiye umugabane wa 3 ubutumwa bwatoranijwe. Ubu hari umurimo witondewe cyane ugomba gukorwa. N'uwuhe? Iki ni igihe cyo kugaragaza ibyangombwa byujujwe nk'abasirikare. Ni mucyo ubwoko bw'Imana bugaba igitero ku banzi b'Imana, n'ukuri no gukiranuka bushize hamwe. Imana ihabwa icyubahiro. Twikwicara mureke iyo mitwe y'iterabwoba tuyigabeho ibitero. Twirindira ko baturasa. Prinsipe y'igihugu cyacu bavuga buri munsi ku Rwanda guhera kera kose rutigeraga ruterwa, ahubwo bo baratera. Dukwiriye gufata strategy zose. Nidutera iyo mitwe twirindira kudutera. Aho mwumva hari ikibazo, abamasitagayidi mureke twese dufatanye urunana, tugende dutere abo basiritse mu izina rya Yesu baziturwe. Amen. Ni igiki kidashoboka? Mwuka w'Imana arahari. Tugende
kwizera nk'ingabo Imana izabidushoboza. Amen. Reka dutere iyo mitwe y'iterabwoba yidutera. None kugira ngo bigende bityo sigaje amasomo agera muri 2 mbabwira. Imigani 28:1 haranditse ati umunyabyaha ahunga ari ntawe ugenza ute, ariko umukiranutsi ashirika ubwoba nk'iki. Icyambere gikomeye dukora ni ugukiranuka. Amen. Nidukiranuka ubwoba buzagenza bute? Uzashira. Ubwoba nibushira tuzatera imitwe y'iki y'ingabo. Imana dukeneyeho ni ugukiranuka. Amen. Nukiranuka niri na rimwe ntituzanyeganyezwa. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko umukiranutsi ashirika ubwoba nk'iki. Intare ntigira ubwoba. Iyo ahagaze ku muhigo iba yiyizeye yuko urya ikawurangiza isaha n'isaha, izi ko nta wayihangara. Rero itorero ry'Imana dukwiye gushirika ubwoba nk'intare, ariko bizanyurwa mu gukiranuka, kuko umunyabyaha agenda bebera, mukiranutsi agenda yemye. Paulo atangiza inama mu Efeso igice cya 6. Haranditse amagambo mwese muzi. Abashaka imbaraga zo kurwanya imitwe y'iterabwoba bagomba kuba bashikamye muri ubu buryo. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahandi ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Mutware intwaro zose z'iki z'Imana. Bakomando bagendana agasuka, ntabwo mubizi. Abenshi bagendana icyuma, bagendana bruneti, bagendana imbunda, indo nini. Izo zose bagenza bate? Barazifite. Ntabwo mubizi. Izo zose barazigendana. Akantu kose kagomba kwica umuntu bagenza bate? Kagomba kwica umwanzi barakagendana. Paulo aravuze ngo mutware intwaro zose z'iki z'Imana. Musize nimwe zose nizo kugenza gute? Nizo gutwara tukazikorera. Kandi izi ntwaro z'Imana twikorera ntizizatuvuna. Uzikoreye agendana kuruhuka mu mutima. Amen. Kugira ngo mubashe gukomeza kuri wa munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Muhagarara mushikamye mukenyeye ukuri. Mana ihabwe icyubahiro. Mwambaye gukiranuka nk'icuma gikingira iki. Iyi ni antibare. Gukiranuka kwacu ni antibare baba bambaye. Mukwesa inkweto iyo ni ugaryi, arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakira n'ingota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo kugenza gute? Bwo gusenga no kwinginga. Kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose Imana ihabwe icyubahiro. Kubw'ibyo mugumye rwose kugenza mute? Mutinde kuri iki kintu Paulo avuze ngo musenge mu buryo bwose bwo kugenza gute? Gusenga kugira uburyo bwinshi. Senga ni ikibazo gikomeye n'agahinda. Kuba mu masagayidi utagira amasengesho y'urwiherero. Kwaro ya mbere amasengesho ya hehe? Abenshi muri twe ntaheruka arakaje. Timugikingura ibyumba butaraca, mubwira Imana imigambi yawe. Timugibwira Imana ibyo mukene n'intambara muhanganye nayo. Izo namwe mu masengesho, amasengesho yo mu ruhame. Ayo ni amasengesho yo mu matsinda. Ayo ni amasengesho n'ibicaniro byo mu rugo iwacu abenshi byarazimye. Ku mu masagari itagira igicaniro, abana batazi isengesho ryo muri salo, batazi ibibiri ibumbuwe muri salo. Ibyawe ni ukuza we ukirirwa mu mirimo, bwakwira nta biryo mu masagari birahiye. Warangiza kurya mwashashe, yego kuryama bugaca mu gitondo. Uwo ni umukristo wihanganye. Bibiliya n'abigisho. Nuko mu rusengero ingingo ya mbere mu wawe usize nta gicaniro kigenze gute kirimo ufite akaga. Je namwe muri amasaha Imana yo mu ijuru itwambika imbaraga. Amen. Imitwe y'iterabwoba duhanganye nayo, Imana itwigisha uburyo bwo guhangana nayo. Amen. Tuzatsinda kubwo kwizera. Amen. Uko Abisirayeli basenye inkike z'Yeriko kubwo kwizera, bakazenguruka zikariduka umugi bakawushwanyaguza.
iyo mana yabanye nayo nabo niyo mana yacu. Ndayikuraze nanje nyiraga, kandi twingingiye Yesu azabidushoboze kugeza igihe tuzarwana intambara yo kwizera tugasinzira, nangwa Yesu agasanga twarasinziriye. Erega tunabonetse mu 144 hari igihombo, hari igihombo. Imana izabidushoboze ku bwese umucunguzi wacu.